Yes, twongeye kubaha ikaze abakurikiye Garawani TV ni cya kiganiro cyanyu Garawani Sports kugezwaho ku bufatanye bw'abantu benshi tubuze kubabwira mu kiganiro, ariko mumaze kumenyera ko ndi Ishimwe Allen Yves ndi kumwe na mugenzi wawe meze bite sisi sawa na kibazo ingambura zikomeje nibyo kabisa, kandi ni ngombwa ko ingamba tuzikaza ko akazi covid no kwica abantu benshi bakaba tugomba kwirinda kabisa. Rero tudatinze turaza guhera hano mu Rwanda. Urabizi ko ikipe yacu y'abagore yasezerewe muri kimwe cy'umunani i Rubavu, aho turaza kunyuramo gake. Afro Basket nayo u Rwanda yarangiye Kenya twitsinze ku mukino wa mbere, ariko byakorewe kimwe cya kabiri ngira ngo wabibonye. Ibindi muri football nayo amatransfer y'ubwe, hanyuma tukavuga no kuri finale Kaizer Chiefs arahiri biraba Rwanda. Kaizer Chiefs nta nubwo ari ubwa mbere igiye guhura n'uriya mutoza, turaza kubibona. Hanyuma Burayi nabwo rero za transfer tuvugeho tumucikwe, twafitiye n'amakuru yo muri NBA byose ni mu kanya gato. Tukaba tugarutse rero ngo tubaramburire amakuru, aho tugiye kuyahera muri basket. Wabonye umukino wahuje abakobwa bacu b'Abanyarwanda n'Abanyakenya. Ni umukino utaroroshye ku mpande zombi, kuko ko ikipe ya Kenya ifite imbaraga nyinshi buryo ikipe y'u Rwanda yibuze. Turabyita kwirara se? Oya si kwirara, mwashi ifungura twarabatsinze. Oya nagaro kwirara, ahubwo ni ubushobozi bwo kungana, niko ubushobozi. Ariko andi match nakunabwira ngo tujyana mu gikombe cya Afrika cya basket. Yego nibyo, ariko nakunabwira ngo ikipe ngutsinze umukino wa mbere utsinze, hanyuzemo match imwe umuhe undi mukino iragutsinze. Ibyo rero twavuga ko ariko niko bareshya. Ubwo nta kundi ikipe ya Misiri, ubwo bivuze ko Misiri na Kenya arizo zizahura ku mukino wanjye. Misiri ikomeye uri bube ndetse no kuri uyu munsi. Hanyuma u Rwanda narwo ruzatanira umwanya wa kangahe? Ruzatanira umwanya wa gatatu na Sudani y'Epfo. Nimutse ko Sudani y'Epfo ifite abakobwa barebare yanabatsindaga cyane. Yes, ubwo nayo ngayo rero nta bindi biri kuvugwa muri Afro Basket. Hanyuma muri volleyball ikipe yacu yari yagize kimwe cy'umunani, ariko abakobwa ba Ukraine sinzi ibyo badukoreye nabyo ntabwo byari byiza, kandi abantu bari n'amakipe mu Rwanda yose yaviramo ku munsi umwe. Ubwo twavuga ko ari umunsi utahira u Rwanda muri make, koko amakipe yose kugira ngo avemo cyane muri volley, muri basket. Ni ibintu wabona ko wagira ngo ni imiteguro mike ya burara. Niko tubeshya, kuko ngira ngo urabyibuka ko n'ikipe ya volleyball y'abakobwa nabo bakuru, ariko uretse ko babonye cyo kwitegura kubera ibintu by'ibitimo bya covid. Ariko urwo ntabwo rwaba urwitwazo, kuko covid ntabwo iri mu Rwanda gusa, ari iwabo muri Ukraine bamo, kuko Abanyaburayi nibo yanazahaje cyane. Ubwo rero nuko twareshyaga tubibutsa ko muri beach volleyball ikipe imwe yonyine isigayemo ni iy'abahungu yonyine. Ubwo nayo ku munsi wayo dutegereje kuzareba ibyo izakora. Ikipe ya Ntagengwa Olivier na mugenzi we Kavaro Patrick nibo bonyine basigaye. Tubatega amaso byebuza ko hari icyo batwereka ku mukino bazaduhagararire neza cyane ko ari ikipe duhanze amaso nk'Abanyarwanda twese, dore ko hari byibuze yahagarara igihugu cyacu neza. Ubwo rero mu kanya gato ni ukujya muri football, kuko nta yandi makuru ahari turi kuvugamo ni amatransfer. Aho birashyushye cyane ko dore ko amakipe yose amenshi yagiye ku isoko, ariko amakipe noneho Rayon Sport yo ubu no bishyushye noneho. Reka noneho aba yo duhera ni Rayon Sport birashyushye cyane muri Rayon. Ubu noneho aho bigeze, Masudi arashaka nde? Masudi noneho aho bigeze, abo yasabye bamwe yateye kubabona. Tugiye ku mukino Muvandimwe Jean Marie Vianney kuva muri polisi ntabwo ari mubi kuri gatatu, buriya yazaga agakira gatatu neza kabisa, kuko muri polisi aje bikora. Masudi muri make, Masudi ntabwo ashaka abana, ashaka abagabo. Masudi icyo ashaka, we ashaka ikipe byuza ikanyakara, kuko nashaka abandi b'abana bavuye ngo wa mwana uri kubakina gatatu uriya bita Kibungo se. Kibungo, hari Kibungo, hari n'undi bita Mujyanama. abo
ngabo bari hasi. Muvandimwe tumwitegeho iki? Muvandimwe yego ni umukinnyi mwiza ubigaragaje n'igihe kiri muri polisi mbere yuko rutangaza. Muvandimwe rwose yagiye akina neza. Niba ubyibuka ari kufura yatsinze Mukura i Huye. Igihe match ya kimwe ndakeka iyo kufura niyo yayitsinze. Yayitsinze ira polisi. Yes. Nyuma ya Muvandimwe sinzi nimba ndi bubyita ibihuha ariko nabonye n'uwo bita Diarra ari kuvugamo. Diarra hariya ahubwo ugenda kurangira Diarra buri. Diarra rero aramutse aje ni hagati ya Diarra na Sarpong. Ubwo Rayon Sport ubwo sinzi niba turi butangire kuyishakira. No kuvuga ngo attack bashaka Diarra cyangwa Sarpong. Umwe yinjira. Ikibazo kimwe mfite kuri Rayon. Noneho Rayon Sport ni itegeko ko umuntu wahaciye aba ari ugomba kugaruka ngo bakore ibitangaza. Cyangwa nta kuntu bashaka abandi batari Sarpongo batari Diarra kuko barahari benshi twagiye tubabona. Barahari benshi ariko wenda hari gihe ujya ku mukinyi ukumva afite amananiza menshi akubyibuze niba Diarra si inshuro ya mbere gace muri Rayon Sport. Kenshi yagiye akagaruka. None Sarpongo we nawe yabagarutse inshuro ya gatatu cyane ko umukinyi wese ugize ikintu akora akaba yababaza mukeba tayari yarashaje. Ahora ku mitima y'abareye. Abafana nta n'ubu ukeneye kumva ngo kugeza nubwo Masudi yaje ku mitima y'abareye benshi harimo izina rya Rushumba. Yego. Uriya mutoza buriya baramufite mu mitima. Ariko ntibyakunze kuko biravuga ko ashobora kuguma muri Vita cyane kuri ya mutoza yagiye mu ubu ni mukuru ubwo uraho Rushumba. Sarpongo ubwo Diarra nagera mu Rwanda Sarpongo birabirangiye. Nyine ubundi Masudi ashaka umwe muri bo. Gusa umwe muri bo niwe akeneye. Uri attack. Kuko abandi bakinnyi bo imyanya kugenda yose. Niba Aruna Niyonzima muri Yanga bamusezeye. Rayon Sport tayari yafumukiye. Tegereze turebe ko izabasinyisha cyane ko barimo bavuga ko za miliyoni 80 twavugaga ejo ntabwo tuzi nimba ziriho tayari zagezeho miliyoni zagezeho. Impamvu ngiye mvuga ko ntabyemeza nta muyobozi wari uravuga ati ayo mafaranga koko twarayakira. Ntabwo yabivuga ariko amafaranga yaraje. Ikibikwereka ni vibration iri kuba muri Rayon Sport ngubu. Rayon Sport ngubu irimo kwerekana ko kiguza arimo gukora bitena agafaranga karaje. Turebe rero Rayon Sport iramutse cyakora ibabonye abakinnyi bose yaba ari ikipe koko nkuko buri mwaka tuba twiteze ko Rayon Sport ni ikipe ishaka igikombe. APR ni ikipe ishaka igikombe. Kongeraho Kiyovu Sport nabonye hari ingingo nawe yigamba ati ibyishimo abayovu babuze tugiye kubigarura. Ubwo nabyo abitega amaso. Sinzi nimba hari undi mukinnyi Rayon Sport yabifite nyuma ya Muvandimwe Jean Marie Vianney hari undi bita Trezor Ndabarasa kuva muri Gasogi. Nawe yari umudefense yari umukinnyi wa Gasogi. Akina hagati ura mukinnyi ngira ngo nawe twamitegaho. Ariko se umwaka ushize KNC yari yanze kumureka. Sinzi impamvu ubu ngubu bamurekuye. Amaze guflopinga. Nikikwereka ko urwego agezeho rwashimishije. Kuko iyo umukinnyi ashimishije ntabwo Rayon Sport yakuzana uri umukinnyi wo hasi. Buri impamvu KNC yamurambije yabonaga ari kumufasha. Ako Rayon Sport ubu ni umukeneye. Kandi rero kuvugishira ntabwo akwa kujyamo kuko ikipe ikubakira izina. Dutegereze rero turebe ubwo niba nta bandi bakinnyi bari muri Rayon Sport watubwira n'andi makipe yo mu Rwanda ko bimeze. Hanyuma Rayon Sport ubu ni iri ku isoko kuko nyuma ya Trezor Ndabarasa hari undi mwana witwa Derek Ndahiro. Ubu ari muri Uganda ni hakina mu kipe ya Villa Sport Club. Uwo mwana akina muri defense. Mu Rwanda no Murundi bivuga ko afite umubyeyi w'umunyarwanda n'umurundi ariko akina nk'umunyarwanda akina hose. Nabo ngabo yashaka Rayon Sport ubwo niyo yabona Masudi afite ikipe ikomeye mwaka utaha. No kuvuga ngo nabakinnyi 5 biyongera kuri 5 bejo tayari ikipe kugenda yuzuye. Reka dutegereze turebe rero. Polisi nimba bayisahuye nta biri gushaka ntago amakuru yayo ntayo. Polisi nyuma yo gusinyisha Muhajiri abonye ko byibuze hari akantu byibuze ubona yakoze k'ingenzi. Uriya Muhajiri n'umukinnyi mwiza mu Rwanda naho yagiye yose yakina buriya Muhajiri yakina. None ikindi nuko muri Gasogi naho kiri kuvuga nuko Hakizimana Bwirikari muramuzi muri Tennessee. Yari muri Gasogi imyaka 2. Ubwo muri make niwe bahise basimbuza. Niwe basimbuje Trezor. Rero icyo
umusaruro bazageraho rero. Hanyuma mu Rwanda indi nkuru ni iyihe mbere yuko tujya kuri finali? mu Rwanda urebye amakuru yawe ngayo uretse andi nama transfer agenda avugwa ariko tarakunda neza nkaho Kiyovu Sport ishaka kuriya rure uramuzi uriya wakinaga polisi Munyakazi Yusuf twavuga ko agendana na baragendana cyane uriya baragendana cyane ni muri mukora warayibonye ko niyo mugobokaga ajya muri polisi barajyana none agiye muri Kiyovu ubwo nawe agiye kumujyana arebe ko byibuze ku myaka hafi 40 turamwita isakoshi ni isakoshi yitwaza ahagiye hose ku myaka hafi 40 ye rwose yemera rwose 40 niyo yemera ntabwo tuzi yanditse mu irangamuntu kuko abakinnyi b'Abanyafurika turabazi abenshi barabagenda barabeshyaga buriya barabeshya rero mu kanya gato tureka tujya kuri finali ya Kaizer Chiefs na Al-Ahly ya Peter Musimane yes kuva muri Mamelodi Sundowns bose wa Al-Ahly yafashe indege ya private yiwe ajya kumwirebera mu hara hefari muri Afrika y'Epfo kuyangaze yubaka amateka yubakiye mu Mamelodi Sundowns ubu rero tayari ari finali tumutegeho iki dore ko afitana na Kaizer Chiefs yahoze atoza Afrika y'Epfo ubwo ngo arayizi twabutegaho ibitangaza sinzi niba ari ibitangaza kuko nabonye abanyamaroke abanyamisiri basa nk'abazana ibintu by'irondaruhu ngo ni gute ikipe ihari mwirabura uwo perezida ubwe wifatiye indege nibwo yababwiye ati njye nagiye kuzana ubumenyi bwe ntabwo nagiye kuzana ibara ry'uruhu. Ubwo rero tubutse ko finali y'umwaka ushize nayo yayitwaye kabisa. Ashaka kwandika amateka rero atarigeze akorwa n'undi mwirabura wo gutwara Champions League ebyiri zishoreranye mu gutwara ikombe muri Afrika uriya mugabo rwose. Ubwo no gutegereza gusa Kaizer Chiefs nayo ntiyoroshye. Ntabwo yoroshye muri Afrika y'Epfo. Ni umutoza babanye baziranye. Ubwo rero amayeri yose urumva ashobora kuba yazi nta wamenye. Gusa by'umukino ugira ibyawo reka twitegere iminota 90. Al-Ahly niyihabwa amahirwe ariko twarabibonye ko hari amafinali amwe namwe ajya atungurana. Kugira ngo uribuka Chelsea ya 2012. Ndayibuka cyane. Ihura na Bayern. Igihe cyose Chelsea buriya itwaye igikombe nta muntu wigihereza. Urabonye neje bundi niko byagenze Man City. Bundi Man City niyo riri ku rupapuro kwiri guhabwa amahirwe. Yaje abantu bose bavuga ati City yitwaye tayari. Guardiola nawe aragenda arabivanga ikipe arivanga igikombe ndayitwara arivanga kina nta mukasi. Nyamara Thomas Tuchel we afite intwaro ayizeye umunota ku munota zamugoboka. Buriya ikintu rero football iberaho nziza. Nk'ubu iyaba football ari formule. Urabona Kaizer Chiefs igeze finale. Kaizer Chiefs yakuyemo Simba byibuka neza yitsinze 4-0 ikipe ya Gomez. Bageze muri Tanzania batsinda 3 icyakane kirabura nibura ngo bajye muri prolongation. Ikintu cyayishe no kwira. Nyamara batazi ko ikipe ikuze muri champion muri mikino ya Afrika. Nahinde kukubaza nti niba Kaizer Chiefs yaratsinze Simba yaratsinze Al-Ahly ikanayobora mitsinda. Ntabwo biba bivuze ko degite ubwo Kaizer Chiefs yatsinze Simba yaratsinze Al-Ahly ubwo tayari ubwo Kaizer Chiefs igomba gutsinda Al-Ahly n'igitego. Ntabwo ariko bimeze kuko umupira ugira ibyawo iryohera. Umupira ugira ibyawo kurusha aragutsinda. Mu yindi mikino usanga muri volley kurusha gutsinda, muri basket kurusha gutsinda, ariko muri football ushobora gukinisha possession ya 80% kuko tujya tubibona kuri Guardiola. Ngira ngo kumurusha possession biba ari ibintu bihambaye. Ariko se byashoboka ko ukuntu rimwe na rimwe ajya atsindwa ndetse akanatsindwa nabi, niho nyine uhita ubonera ko football ari uburyo. Nibyo kabisa. Ubundi ubwo rero gahunda ni 3:00 zuzuye. Tegereze muri Afrika imbere ngira ngo urabizi imbere habaga finale. Ibintu ntibikibaho. Reka bisigaye muri Amerika y'Amajyepfo. Ubwo sinzi nimba ariho hataragera iterambere ariko sinzi, ariko ubu natwe finali ni ugutegereza tukareba. Ejo tuzagaruka ngaha tubabwira tuti wa mutoza yakoze amateka se cyangwa byamunaniye. Yes, ubwo nuko bimeze i Burayi. Uretse tutoye ni Burayi hari indi nkuru yo muri Afrika tubako ni muri abaje kuri Idrissa Kamini wa muzamu wa Cameroon koko wazo ngaro muzamu kipe ya Cameroon. Yes. N'ikipe nganga za Fenerbahce, Saint-Etienne, Malaga, Espanyol n'izindi. Yakoze impanuka rero muri Cameroon avuye gufasha igikorwa cyo gufasha. Yezanye umunyamaguru umwe imodoka irenga umuhanda ariko we arasimbuka
agira amahirwe ntiyitaba Imana. Ni imodoka yangiritse no ku mashusho urabona ukuntu imodoka yangiritse. Ariko Cameroon muri iyi minsi sinzi ibibazo bafite. Reba uyu muzamu wabo ufatira Jax uno Andre Onana agize gutya agafasha imiti ngo iyo mu mudamu we arayinyweye yari bamutumye none imiti nyine yafatiraga ariko nabone bivanga hari ukuntu imiti ushobora kuba urwaye ukavuga ati nta kuntu utasomye none se bundi we ajya kwifata none yarahagaritswe niba ari umuhanga nabyerekana oya ibintu by'imiti ntabwo kuko nawe muri football kuko nawe mu kwezi kwa 9 mu kwa 10 igihano cye barakigabanije bari bamuhagaritse imyaka 2 ariko bayigeze umwe kandi yahagaritswe mu kwa 9 umwaka ushize urumva mu kwa 10 niba azagaruka agasanga ari ku rwego rufatira yagisigo abazamu babo ba kabiri no gatatu buri afata tubashyira ku munzani afata saga yiwe nk'iyabaye kuri kwizera rugiye buri na bose n'abazamu kandi bakomeye mu makipe yabo kwizera nawe aragiye yafashe ibintu ikindi bikira bivangikiranya yare barafasha ibi ku mukino wahuje u Rwanda na Centrafrique uyu mukino bayinyagiye cyagiye ku mahoro ejo bundi mu gihe abandi bari gukina kwizera we ari mu bindi yagiye kwifatira hara hejuru haramuka hafi mu Kamenge hari n'abasore biwe tayari babaguyeho ikiza wenda nuko bababariwe ariko ubwo tubyitege gusa ubwo twagiye i Burayi tayari i Burayi rero tutarajya ku matransferi hari agakoresho twibagiwe kuvuga kajyanye sinzi niba ubyibuka kajyanye na Super Coupe ya Diego Maradona umukino ukomeye ikipe izajya itwara Copa America n'izajya itwara Euro bazajya bahura ku mukino wo kumwibuka yes usa nkaho kwibuka Maradona ibigwe Super Coupe Diego Maradona Super Cup ntawe uzi nimba bizakomeza bikaba Diego Maradona Super Cup cyaba zabyita ukunda ariko abanyaburayi nabona bagira gahunda cyane abanyaburayi na Amerika y'Amajyepfo bari bamaze kumvikana ndetse bidahindutse ushobora gusanga bahise banashyiraho n'itariki uwo mukino uzaberaho rero nuko twabitegereza hanyuma i Burayi muri Arsenal no tugiye guhera transfer nabonye bishyuye tayari bagiye mu Bubiligi ikipe ya Anderlecht umukinnyi bita Sambi Lokonga uramuzi ndamuzi cyane umukinnyi wa hagati kapiteni wabo tayari yagiye muri Arsenal atanzweho n'amafaranga menshi gusa aya makipe arimo gufata abakinnyi akaba amafaranga wagira ngo agaciro kabo ako kazamutse cyane k'abakinnyi sinzi nimba ari ukuzamuka cyangwa nimba ari ukwibasira Arsenal kuko nk'uyu Ben White wo muri Brighton yatanzwe miliyoni 50 z'amayero Arsenal yari yabanje gutanga 40 nka bimwe yakoze kuri Suarez izi ntwaro se Arsenal twizere ko nizo uretse gato Sheffield ibirayanze Arsenal yongera hebye nibwo Sheffield yababwiye ati ariko rero mwebwe mushobora kuba mufite gahunda ati ibyo mwakoze kuri Suarez murabyibagiwe none muri kugenda mwongeraho tubiri birangira bafungiye kuri 50 abantu rero babigira birebire ngo gutatanzwe hayo mafaranga gusa ni Arsenal wagira ngo ibyikora nago wagira ngo nago ifite abagisha inama rese nk'ubwo izanye uno Sambi Lokonga wo hagati asanga akina nk'umukaseri n'umukaseri kandi asanga Thomas Partey yavuye muri Atletico ari nk'intwaro izi kubatabara oya ne nacyo cyamuzanye kuko nimba umukinnyi yaje yambara nimero za 18 none ageze mu Bwongereza araferi ikomeye nose uno Sambi Lokonga we twizere ko Thomas yewe ntago akakaye Thomas n'umukinnyi ntago nahita mujudginga ko Thomas n'umukinnyi gusa yiri umukinnyi ukomeye waje mu kipe yoroshye nawe urafopinga hari ukuntu ujya mu ikipe ariko hari ukuntu ujya mu ikipe ibyaho ukajya ubikora sinzi abantu urabikora yega ariko ubona ko gusa kenshi ahanini ikipe yose iragawa muri rusange kuko nawe wakoze ibyawe ariko ikipe ntacyo yageze ubwo rero abafana mu gihe barimo basakuza ngo Ben White yatanzwe amafaranga menshi nibwo abafana n'abayobozi ba Arsenal bamwe bavuze ariko se muravuga ngo twatanze menshi Man City ko yaguze uyu muhorandi Nathan Ake miliyoni 60 kugira ngo aze yicare kuri bench ati Man City Man U ko yaguze Donny van de Beek ko yicara kuri bench timwanya wacu twe tuguze Ben White uzaza abanza amafite umwanya uhoraho ubwo rero no kubitega amaso nimba zabanzamo kuko Magalhaes aracyahari reka turebe Rob Holding nawe arahari na Chambers bashaka kugira umurayiti back bitangaza muri Arsenal kuko umukinnyi uje wenda baramukeneye buri
kugira ngo bamuzane bafite ba Thomas n'abandi hagati hariya ni ukugira ngo bongere imbaraga turebe ko Arsenal niba ubyibuka yatangiye ari ikipe irwanira ibikombe iva ku bikombe isigaye irwana Champions League abafana batari ko Wenga ari mu biki Wenga ntagiye noneho ya Big Four babonaga barayibuze batangiye kurwanira Europa League ubu rero ikigezweho Europa nayo bayibuze barimo bararwanira ngo Conference League ibaze ko Europa nayo bigwanye kugira ngo bajyemo kandi ari ikipe igize ubwo rero uwo twizere ko umukinnyi ari byinshi azabafasha cyane ko muri Brighton ya umukinnyi mwiza ntabwo ubwo rero tukiri kuri ibyo bya Chambers twavuga ngo ashobora kugirwa right back Berlin niko Mirase irimo igira irashaka gutera agapapu uriya we aragenda kuko Berlin muri Arsenal ntabwo mubonamo ubundi ntabwo muri Arsenal neza kuko ubundi byatangiye ari Inter Domire mushaka ngo gusimbura nde Hakimi wagiye muri Paris ariko ngo Mirase ubu ngubu imuriho Berlin we akeza n'akabi rwose yaba ari gapapu nziza bateye Inter mugenzi wabo bakinira ku kibuga cyane rwose ni gapapu kuko ari amakipe aranahangana cyane umwe yaramaje umukinnyi nimba Giroud yahageze Berlin agiye kuza na Ziyech batarakura y'amaso wabonaje urumva ikipe yabo yabikomeye Ziyech nawe aragenda buriya kuko Chelsea ntago noneho inkuru yantangaje muri Man U nyuma yuko bari bakeneye Varane ubu noneho ngo na Trippier ngo bashaka kwerekanirwa rimwe niko imeze kuko ni gahunda Man U yashizeho ubundi iyo ishaka kwerekana cyarimo ku munsi umwe Trippier azafasha se n'abakinnyi baje bakeneye muri Man kuko ira Man U nayo ntago yerekana ubushongore bwa kera ifite Trippier hari icyo azafasha kurusha Bisaka wari uhari nibyo byashoboka kuko Trippier nawe ni umukinnyi ubona ko atanga umusaruro aho yarari no muri Man U buriya naza kumva amabwiriza ya Ore nawe ukemangwa ku bushobozi bwiwe ko buriya Ore sinzi ko Ore buriya muri Man U abafana bayo buriya igikombe baragihebye cya champion ubwo rero no kubitegereza tukabiha amaso nimba hari icyo bazabafasha Man U nayo yaba ari ikipe nziza kuko nimba ubonye umuntu ukina kuri karindwi hari uriya Sancho Rashford bari hariya ba Cavani Bruno Fernandes Pogba nawe byo kujya muri Paris Saint-Germain bisa nkaho bizarangira atagiyeyo urumva bazaba bafite ikipe nziza umwaka utaha ni igikombe byanze bikunze nimba Man ishaka igikombe Chelsea ishaka igikombe kandi ubona zibimerita kongera Man City twakwita nyiri igikombe na Liverpool noneho yaragarutse abakinnyi bayo bose bari bafite imvune bose tayari bose barakize amakipe anagiye kwirukankira igikombe ibyo gatwitegeye champion no bwongereza umwaka utaha hasigaye iminsi 28 yes kugira ngo tujye kujya gutirere Premier League ubwo rero hari indi nkuru waba ufite mbere yuko tuvuga ko uwo bita Giannis Antetokounmpo Nigeria wigize umunyaburayi ikipe yabo ya Milwaukee Bucks yari yaratsinzwe imikino 2 ibanza birangira yishyuye umwe bagira ngo birarangirira none iri ijoro ryakeye nkuko twabivugaga ejo yarangiye igeze gutsinda umukino wa kabiri ubu ni match 2 kuri 2 ubu neje kuri 2 nukuvuga ngo hasigaye match 3 umurawatsi izatanga indi ya gatatu izabifite amahirwe ko niya kane yayitsinda kimwe nuko yayitsindwa bagakina match ya karindwi umurawatsi ukomeye ahubwo ubwo rero ni ibyo ngibyo yes reka bisoza amakuru yacu ahangaha tuzagaruka ejo kuko uyu munsi nta byinshi byavugwaga ni ibintu by'ibihuha transfer byanze kunze ejo hari bizaba byakemutse ku munsi w'ejo twitega amakuru meza cyane yes tuzabagezaho ku wa mbere kuko ejo ni ku cyumweru ntago tuba twafashe akaruhuko weraga no ku wa mbere tugakora n'uburyo ariko twajya dutumira abo bantu bafana izo za Man U nibyo bakaza bakatubwira uko amakipe yabo ari kwiyubaka nimba iyi ntebe twicayeho Arsenal yabaje kuvuga ati dushaka Europa League yabaje kuvuga dushaka ubwo sinzi ikintu yaje kutubwira kuko na Europa yaranze bikunze tuzaganira bazatubwira nibyo kabisa ubwo naho ubutaha kandi ukomeza twibutsa ko abashaka kwamamaza ni kare imiryango irafunguye ikiganiro cyacu Garawon Sport yes ubwo rero naho ubutaha yari ngewe Yves na mugenzi wanjye Patrice Sise ubwo nahejo